turabasuhuje twongeye kuza kubaganirira ku buzima, ku cyo twakora kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza. Uyu munsi tugiye kubaganira muri bimwe mu byo tubona iwacu cyangwa ku masoko bisanzwe, ariko bikaba ari ingenzi cyane ku buzima bw'abantu, bikaba ari ingenzi cyane mu kuturinda indwara. Uyu munsi tugiye kuganira ku mboga ziri mu bwoko tuzi cyane, iyo bita karoti cyangwa karoti. Karoti ni imwe mu mboga tubona ku isoko kandi nziza cyane ku buzima bw'umuntu. Abantu benshi bashobora kuba batazi akamaro kayo cyangwa batayikoresha kenshi mu buzima bwabo, ariko ikaba ifite umumaro ukomeye, ndetse ku buryo buri wese twamushishikariza guhera uyu munsi gukoresha karoti mu mafunguro ye ya buri munsi, kuyirya, kuyibona ku meza ye, akayirya mu buryo bwose ashoboye. Karoti rero ni imwe mu mboga ziboneka cyane, akaba ari ingenzi ku buzima bw'abantu, dore yuko ishobora kuribwa mu buryo bwinshi butandukanye. Karoti zishobora kuribwa ari mbisi, zishobora gukorwamo umutobe ji, zishobora kandi gukoreshwa mu buryo bita infusion, cyangwa se zigashyirwa ku gice cyo ku ruhu, ku mubiri inyuma, mu gihe umuntu ashaka kugira uruhu rwiza. Karoti rero ni zimwe mu mboga zishobora kuribwa mu buryo butandukanye. Karoti iba nziza mu bihe byose, cyane cyane ariko mu gihe idahiye cyane. Ukayirya, ushobora kuyihekenya guhera ku bana kugeza ku bantu bashaje. Karoti ni ingenzi. Iyo ari mbisi irahekenywa, ni ikinyabijumba, ikurwa mu butaka, birumvikana igomba kubanza gukorerwa isuku, ikarongwa neza mu mazi meza, ndetse byaba ngombwa ukayiharuraho itaka cyangwa se utwo twanda tundi twasigaraho nyuma yo kuronga. Warangiza kuyumutsa neza, ushobora kuyikata cyangwa ukahekenya. Ni nziza cyane ku bana, dore ko ifasha amenyo yabo gukomera, ikabafasha kandi gukura neza, ikabafasha no kurwanya indwara zitandukanye zirimo nk'indwara z'inzoka, inzoka zo mu mara, inzoka nka oxyure. Iyo ufashe karoti, umubiri biwufasha kuyirwanya no kuyitsinda. Kandi karoti nubwo ari nziza ku bana, ni nziza ku bantu bakuru, ariko tutarava ku bana, karoti ni nziza dore ko zituma amenyo y'abana mu gihe bari kuzikocagura, bari kuzihekenya, zituma amenyo yabo akomera, zikabarinda kurwara amenyo acukuka, zikabarinda kurwara amenyo ashirira, dore ko karoti ubwayo yifitemo ibyo bita carotene, ikigiramo vitamine A. Izo vitamine A rero ni nziza dore ko zituma abana bakura neza, zifasha mu cyo bita division cellulaire. Ibyo ni ugukura k'umuntu, aho uturemangingo tuba dushobora kwikuramo utundi, bityo bigafasha umwana gukura neza. Karoti kandi zirinda indwara z'amaso, yaba ari ku bana no ku bantu bakuru. Karote ituma umwana akura neza, n'umuntu mukuru bimurinda gusaza vuba cyangwa gusaza imburagihe. Karoti ni nziza kandi mu gufasha umubiri kurwana no guhangana n'inzoka zitandukanye, cyane cyane inzoka zo mu mara, inzoka nka oxyure, ni utuyoka dutera gushaka kwishima mu gice cyo hasi ku kibuno. Kandi karoti ni nziza cyane mu guhangana n'izo ndwara zitandukanye, dore ko ubwayo inabuza umubiri kugira indwara y'impiswi. Impiswi, diare, ni bimwe mu burwayi bushobora kubangamira umuntu, ni bimwe mu burwayi bushobora guturuka ku nzoka zitandukanye, inzoka za amibe n'izindi nzoka zo mu mara, bita revers intestinaux. Kandi karoti ni nziza cyane mu kongera ubushobozi bw'amaso mu kubona neza, bikarinda uburwayi bw'ubuhumyi, bikarinda indwara nka cataracte, bikarinda n'izindi ndwara zijyana mu gutuma ijisho ridakora neza, kurira ijisho, kubabara ijisho, guhuma, kutabona neza. Karoti ni nziza mu gutuma uruhu ruba rwiza. Karoti muri za beta carotene zigize and lycopene, mu gukora vitamine A, ituma uruhu rushobora gukora utuserire dushyashya, bigatuma uruhu ruguma kuba rwiza kandi rugahorana itoto. Karoti ni nziza mu kurinda ko habaho icyo bita alteration de la peau, ituma uruhu rudasaza, igatuma uruhu rudapfa, igatuma uruhu rutumagara, igatuma uruhu rutagira icyo bita amaride, igatuma uruhu rudakanyarara ngo rube rwumagaye cyangwa se rugende ruse nk'uruvuvuka. Karoti irinda uburwayi bwa acne. Acne ni ubwoko bw'ibiheri bikunze kuza ku isura cyangwa ku mubiri, ibyo biheri binini bibangamye. Karoti ni imwe mu mboga z'ingenzi zishobora gutuma uruhu rusa neza kandi rukirinda ziriya ndwara twavugaga. Karoti ni nziza ku burwayi bw'igifu, dore ko irinda uburwayi bw'igifu bita gastrite. Buriya burwayi bw'igifu bwo kubabara, kugira inflammation mu gifu, kugira acide nyinshi mu gifu, kugira ibisebe byo mu gifu. Iyo ukoresha karoti, wazikoresha ari mbisi, wazikoresha ari umutobe, wazikoresha
zitetse, ariko cyane cyane iyo ari mbisi cyangwa ziri semi cuit zidahiye cyane, ni nziza cyane mu gufasha igifu, ni nziza cyane mu kurinda uburwayi bw'igifu, kandi karoti ni nziza mu kurinda ibyo bita amasinezite. Abantu benshi bakunze kugira uburwayi bw'amasinezite cyane cyane mu gihe kirimo ibiyaga, ubukonje, harimo umukungugu, harimo ibiyaga bitandukanye. Icyo gihe abantu benshi bakunze kugira ibyo bita allergie, amasinezite, ugasanga umuntu aritsamura, ugasanga umuntu arakorora, ugasanga umuntu arashima amazuru, aribyiringira. Icyo gihe rero iyo ukoresha cyane karoti bifasha umubiri kubasha guhangana no gutsinda izi ndwara z'amasinezite n'amabronchite. Kandi karoti ni nziza cyane mu gutanga ubushobozi ku mubiri mu kubasha gukira ibisebe n'ibindi bibazo bishobora kwangiza ibice bitandukanye by'umubiri. Karoti ni nziza cyane mu gukaruma igifu ku bantu bakunze kubabara igifu, bagira ya acide nyinshi yo mu gifu nk'uko twari twarabibabwiye. Kandi karoti igira akamaro gakomeye mu kuringaniza imisemburo yo mu mubiri wacu. Karoti ni nziza cyane ku bantu bafite ikibazo cy'umwingo, abantu bagira ikibazo cy'umwingo, karoti ni nziza kuyikoresha kugira ngo twirinde ibibazo by'umwingo n'ibibazo bindi bikomoka kuri icyo kibazo cy'imisemburo itaringaniye. Kandi karoti ifasha cyane abadamu mu kurinda no kubuza ibibazo byo mu mihango itameze neza, imihango myinshi cyangwa ibura, dore ko karoti igira uruhare rukomeye cyane mu kurinda icyo bita dysmenorrhea, ikarinda n'ibyo bita depression nerveuse, kwa guhangayika, ukumva wacitse intege, ukumva urambuye, ukumva bimeze neza, ukumva ntiwishimye. Iyo depression nerveuse, ako gahinda gakabije, uwo munaniro ukabije, uko kwigunga, ukubwa nabi, karoti iyo uyikoresha cyangwa uyikoresha karoti mu mafunguro yawe, iyo uyikoresha ku buryo bukwiye buhagije, birinda umubiri wawe kugira icyo kibazo cya depression, icyo kibazo cyo guhangayika, icyo kibazo cyo gucika intege ku bwonko, icyo kibazo cy'umunaniro ukabije. Rero ni gute wakoresha karoti kugira ngo wumve umeze neza, cyangwa se kugira ngo ugere kuri biriya byose twasobanuye birimo kurinda uburwayi butandukanye, uburwayi bw'amaso, uburwayi bw'amenyo, uburwayi bwa diarrhée, ubw'igifu n'ibindi bitandukanye twabasobanuriye. Karoti ushobora kuyikoresha mu bice twabivuzemo, ushobora kuyikoresha ari mbisi, ukayironga, ukayihanagura neza, ikumuka, ugahanaguraho utu twanda tw'inyuma, ushobora kuyiharura, then warangiza ushobora kuyikatamo uduce ukahekenya. Ushobora no kwihekenya ubwayo, ariko ni byiza cyane guha abana karoti bakazihekenya, cyane cyane abana batangiye kumenya guhekenya, kurya no gukanjakanja ibintu bikomeye. Mu gihe ari gushobora guhekenya karoti, bimurinda uburwayi bw'amenyo, bituma umwana akura neza, bimurinda indwara z'inzoka, kandi bimufasha kumererwa neza no kumurinda indwara zitandukanye twavuze haruguru. No ku bantu bakuru barazikenera muri ubwo buryo. Kandi ushobora kuyikoresha mu buryo bwa jus ya karoti. Ushobora gufata nk'ikirahure cya karoti buri munsi, iyo jus ushobora kuyivangamo umutobe w'indimu, ushobora kuvangamo umutobe wa pome. Iyo mitobe, umutobe iyo ufashe umutobe wa karoti ukavangamo citron cyangwa se pome, urushaho kuryoha kandi ugatanga intungamubiri zihagije ku mubiri w'umuntu. Umuntu akeneye gukoresha nibura hagati y'ikirahure kimwe kugeza ku birahure 2 ku munsi. Ushobora gukoresha nibura karoti ukayirya nibura inshuro 3 cyangwa se inshuro zirenze 4 mu cyumweru. Karoti ni nziza kandi inakoreshwa mu buryo bwa external application cyangwa se infusion, aho bakata bakomeka ku bice bitandukanye kugira ngo barusheho gusa neza. Karoti rero iribwa mu buryo butandukanye, ari mbisi, ari tetse. Mu kuyiteka wirinda kuyihisha cyane kugira ngo tudatakaza za ntungamubiri, mu buryo bwo ko ubushyuhe bushobora gutuma ubushyuhe bwinshi iyo utekesheje imboga zigashya cyane zitakaza zimwe mu ntungamubiri, amwe mu mavitamine. Ni byiza kutaziteka ngo zihishe cyane, uzikora mu cyo bita semi cuit, urazihisha gake ariko ntizishye ngo zihwane. Karoti kandi ni nziza mu buryo bwose, dore yuko ubwazo zinarinda diarrhée nk'uko nabibasobanuriye, zikarinda ibyo bita amaparasite intestinaux, za ndwara z'inzoka. Ni byiza kandi kuba warya nibura mu gihe ushaka kwirinda indwara z'inzoka zirimo nka uzure cyangwa za nzoka zijyana mu gutuma igice cyo hasi ushaka kwishimashima, wakoresha karoti 2 mbisi ukazihekenya nibura 2 buri gitondo mu cyumweru cyose. Karoti kandi nanone ushobora kuzikoresha wazirapye cyangwa zikoreshe muri blender, ukagerageza kuzigira ntoya. Icyo gihe ni ku muntu udashoboye nko gukanjakanja, kandi nabyo bitanga intungamubiri zihagije nk'uko wazikoresha ari mbisi.
Karoti rero ni nziza nk'uko twabibasobanuriye, ni nziza cyane dore ko zifasha mu gukura, zifasha mu gukura imyanda mu mubiri, zifasha kandi mu kudesintoxika cyangwa mu gukura ya myanda mibi mu mubiri mu buryo buhagije, zigasohora imyanda, yewe zinasohora imyanda ya nicotine, ni imyanda ituruka ku kunywa itabi. Abanywa b'itabi turabashishikariza gukoresha kurya karoti nyinshi buri munsi kugira ngo umubiri wabo ubashe guhangana n'ingaruka za ya nicotine, za rya tabi, kugira ngo biturinde za ndwara, harimo n'indwara z'ibihaha nk'amakanseri n'izindi ndwara zishobora kwibasira inzira y'ubuhumekero nk'uko twabibasobanuriye, zirimo amasinezite, zirimo amabronchite n'izindi. Karoti kandi ni nziza mu gutuma habaho ko umubiri wongera gukora regeneration cyangwa wongera gukora akugara ko mu nzira z'ubuhumekero, bityo bikaturinda kwangirika kw'inzira z'ubuhumekero. Dore ko karoti kandi ubwayo inafite n'ubushobozi buhagije bwo gutuma nyine umubiri umera neza, uruhu rusa neza n'ibindi. Karoti ubwayo ni nziza kandi ni ingenzi, ariko mu minsi ya none hari abantu bashobora kugira ikibazo cyo kutabona karoti zihagije cyangwa zimeze neza bitewe n'igihe zishobora kumara ku masoko, igihe zishobora kuba zarahinzwe hakoreshejwe wenda nk'amafumbire menshi. Icyo gihe rero mu gihe udashobora kubona karoti cyangwa waragire karansi, waragize ikibazo cyo kubura zimwe mu ntungamubiri zikomoka kuri karoti, tuvuge nko mu gihe ufite ikibazo cy'amaso utabona neza, ufite short sight utareba kure, cyangwa se ureba ibikezi cyangwa se ufite uburwayi ubwo aribwo bwose bw'amaso, icyo gihe dukenera zimwe muri product zikozwe mu bikomoka kuri karoti ariko zikabamo n'izo ntungamubiri ku rugero ruhagije. Aha niho tubasobanurira izo bita beta carotene and lycopene, ni imwe muri product zikorwa mu bikomoka kuri karoti, zikaba zifite ingano ihagije ya vitamine A, ingano ihagije ya beta carotene and lycopene, akaba ari ingenzi cyane. Zimwe muri product zikomoka ku bikomoka ku bimera naturel, kandi zikaba zifite izo ntungamubiri nababwiraga, zirinda umubiri, zirinda amaso, zirinda inzira z'ubuhumekero, zirinda ibice bitandukanye by'umubiri, zikaburinda kanseri, dore yuko zinatuma umubiri ushobora gukura neza, zikawurinda indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu gifu, indwara zo mu buhumekero, yewe na za ndwara nabasobanuriraga zirimo nk'amabronchite, amasinezite, kudakura neza, uburwayi bw'amaso, uburwayi bwa prostate. Aha beta carotene rero iza kuba igisubizo mu gutanga supplement cyangwa mu gutanga iby'umubiri ubura bikomoka kuri karoti cyangwa mu bikomoka kuri bimwe muri karoti. Aha rero beta carotene ni product nziza yongerera umubiri vitamine A, ikawongerera ubwirinzi ndetse ikawufasha kwirinda indwara zirimo nk'indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri mu gihe ukoresheje beta carotene bifasha umubiri cyane kubona ubushobozi bwo gukora uturemangingo dushyashya no gukura mu mubiri ibyo bita free radicals, ni ubwoko bw'imyanda iturukaho umubiri kunanirwa no gukora nabi, bikaba byajyana kuri bwa burwayi burimo n'uburwayi bwa kanseri, cyane cyane aha twavugamo nka kanseri ya prostate. Beta carotene ni ingenzi cyane mu gufasha prostate gukora neza. Prostate ni urugingo rw'imbere ku mugabo rufite akazi gakomeye mu kongera amasohoro, kandi ikagira umumaro ukomeye mu gutuma mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina umugabo yumva amerewe neza, ikanarinda acidite cyangwa se gutwikwa n'inkari muri cya gice nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Prostate igira akamaro gakomeye mu kongera ingano y'amasohoro nk'uko twabisobanura. Kandi beta carotene yifitemo ubushobozi bwo kongera ibice by'umubiri, ubushobozi bwo gukora neza birimo twaturemangingo. Rero ku bagabo bafite hejuru y'imyaka 50 bose bakenera gukoresha beta carotene, na mbere yaho dukenera gukoresha beta carotene kugira ngo twirinde za ndwara, kuko kwirinda biruta kwivuza. Mu gihe wakoresheje beta carotene mu buryo buhagije, bikurinda indwara ya prostate, bikurinda kurubyimba kwa prostate, birinda kanseri ya prostate, birinda gukora nabi kwa prostate, kandi bikagabanya n'urugimbu rwinshi mu maraso. Beta carotene ni ingenzi mu gufasha kugabanya imyanda itandukanye iyo bita free radicals n'indi myanda isohoka mu mubiri kubera beta carotene, kuko beta carotene yifitemo ubushobozi bwo kurwanya no gukura imyanda mu mubiri, ikigiramo ubushobozi bwo gufasha ibice bitandukanye by'umubiri gukora neza, dore yuko ubwayo ifite n'ubushobozi bwo gufasha amagufa gukomera, ifasha amagufa, imitsi n'imyakura gukora neza. Ariko tutibagiwe yuko mu kazi ka mbere ikora kayo gakomeye harimo kurinda indwara zitandukanye, zirimo indwara z'amakanseri, zirimo indwara zo gukora nabi kw'inzira z'ubuhumekero, zirimo indwara z'amaso, zirimo indwara zo gusaza no gutakaza imikorere myiza y'umubiri. Beta carotene ni nziza. Birahagije gukoresha beta carotene ebyiri inshuro imwe ku munsi, bikagufasha kwirinda izo ndwara twabasobanuriye, cyane cyane indwara z'amaso,
indwara z'imikorere mibi y'umubiri zirimo indwara za prostate ku bantu bakuze, harimo indwara z'amakanseri ku bantu abo ari bo bose, kandi ni nziza ku bana kuko ituma bakura neza, bigatuma bakura neza mu gihagararo, mu bwonko no mu marangamutima yabo. Beta carotene ni nziza mu gufasha umubiri gukora neza. Ni product y'ingenzi naturelle ikomoka ku bimera birimo n'amakarote, kandi beta carotene ni ingenzi ku muntu uwo ari we wese guhera ku bana kugeza ku bantu bakuru. Nta ngaruka n'imwe igira ku muntu uyikoresheje, dore yuko ifite n'ubuziranenge bw'ibigo mpuzamahanga birimo nka FDA, Food and Drug Administration, ni ikigo cy'Abanyamerika. Beta carotene ubwayo irihagije kuri vitamine A umubiri ukenera. Beta carotene nta muntu utayikoresha. Beta carotene 100% n'umwimerere. Turabashimiye cyane gukurikira ibiganiro byacu. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mumenye amakuru ku buzima, buri gihe mubona amakuru yabafasha kubaho neza.